dusome ijambo ry'Imana. Ata Bibiliya yawe dusome Ibyakozwe n'Intumwa ibice 3. Murongo somo wa 6 wonyine. Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 7 ntacyo dutwaye. Abantu bari kwashaka ni kuri page 121 mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. 6. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Amen. Ngaho reba no mu gitabo cya Esiteri ibice 4. Uri gusoma neza cyane, Imana guhereza umugisha. Soma mu bice 4. Bahagera gusoma. Anageze. Ibice 4 umurongo waho wa mbere. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Nuko Morodekayi amenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati. Araboroga ataka ijwi rirenga ry'umubabaro. Ati imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Bukeye abaja ba Esiteri n'ihone ze baraza barabimubwira, arababara cyane. Yohereza Morodekayi imyambaro yo kwambara ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Nuko Esiteri ahamagaza Hataki wo mu nkone z'umwami, uwo mwami yari yategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Morodekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Amen. Icyambere ntagize ibeshya, oya. Icyakabiri igira imbabazi. Icyagatatu ijambo rivugiye ubwayo, rikurikira imyaka 1000. Icyambere ntagize ibeshya, oya. Icyakabiri igira imbabazi, no. Icyambere ntabwo izibeshya, oya. Icyakabiri igira imbabazi. Icyagatatu ijambo rivugiye ubwayo, rikurikira imyaka 1000. Icyambere ntabwo izibeshya, oya. Icyakabiri igira imbabazi. Irikurikira imyaka 1000. Uri Mana we, uri Mana yo kwizerwa, uri
mu izina rya Yesu. Urahari batatu batashye. Emana. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ntabwo duhari. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Mugira amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Nabivuze ngo mugire amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Se homodora mbona bagira ngo wataha. Mugira amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Ijambo rya mbere ndashima Imana. Imana yampamagaye yewe Nowa. Ikangabira umurimo mwiza w'igiciro. Ikangira uwo kwizerwa. Nari kirara cy'umurugi. Nari umusinzi. N'isura imeze nk'iyanjye mubona afite. Ikampamagara ikangabira umurimo wawe. Ibimenyetso birenze kimwe binyereka ko ari Imana yampamagaye. Birenze kimwe binyereka ko ari Imana yampamagaye. Imana iguhamagaye rero hari ibitakuvuna. Niba ugeze ahabera n'Imana bari abashumba nk'aba baragutambutse bakaba bati kuriya muntu ndikubona ubwiza bw'Imana b'umuntu. Ngira umuntu muri kumwe ngo nawe Imana igukuze mu izina rya Yesu. Igukuze aho utakabaye ugirira agaciro uhagirira agaciro. Hanyuma ijambo rya kabiri reka nshimire abantu mwese baje imbere y'Imana. Nshimire abantu abaririmbyi, nshimire abacuranzi, nshimire abayobozi b'itorero, umushumba na madamu n'abandi bose mufatanije umurimo w'Imana. Mwese Imana ibahereza umugisha mwinshi kuba mwemeye ko yewe ndo wampagarara imbere y'Imana n'imbere yanyu kugira ngo mvuge ibyiza Imana igikora. Imana ibahereza umugisha. Nabonye uriya mugabo Daniel inshuti yanjye twahukanaga kera cyo imyaka nk'itandatu gutyo ko duherukana umurimo w'Imana ikamere. Hanyuma baza kuma mitasiyo kujya ku Gisenyi ngira ngo twaburanye gutyo aho ngarukiye i Kigali ntabwo twongeye kubonana. Ubu rero Imana yabwinduriye aho mwiriye kuyikorera ko yaravuze ngo tugende twamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino mu Rwanda no mu mahanga. Rero turakomeje gukorera Imana kandi Imana yaduhamagaye n'imbaraga niyo kwizera. Kandi Imana iguhereza umugisha. Nabonye na wa mukobwa w'Imana uriya n'umwe mu bakobwa banjye ninjye wamutoje gusenga no kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Yatashye se? Benedata? Yatashye kubera akazi. Hanyuma nanezerewe kubabona. Ngiye kuvuga gatoya ku ijambo ry'Imana. Kigaje iminota mike. Kandi mu bantu batajya bica gahunda mba. Uko mubona mu bantu batajya bica gahunda mba. Amen. Ibira bango ducyaha n'ikiki. Gero sinjya nyiki kandi ndayubahiza. Yesu ashimwe cyane. Twongere amen. Amen. Uracyahari cyangwa wataje? Ubundi maze iminsi mfite ijambo rivuga ngo Imana ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikoresha abo yahamagaye. Muranyumvise? Ntabwo munyumvise. Maze iminsi mfite ijambo rivuga ngo Imana ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo Imana ikomeza. Urabyumvise none? Ntabwo Imana ikoresha abakomeye ngo ibaze niba ari bikoresha ako kanya, ahubwo umuntu Imana yahamagaye iyo muhamagara yamara kumuhamagara ari isuzugurwa babona atazashobora yarangiza ikavuga ngo jyewe nzashyigikira uyu mpamagaye. Ndafashije no nzayibesini tangu desanze nzakomeza uyu muntu wanjye nahamagaye ntabwo nzemera ko akorwa n'isoni. Umuntu wamenyekanye tukamubwira ngo Imana yaguhamagaye ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana yaguhamagaye ntabwo uzakorwa n'isoni. Abantu Imana yahamagaye haleluya. Hanyuma nonaha kugira ngo soze tudatinda nzana ijambo rivuga ngo Imana igukure ku irembo maze hirya. Imana igukure ku irembo mazeho. Imana igukure ku irembo mazeho. Ntabwo muriho gufashwa kuko iteraniro mushumba yabayemo akarikani kurigeramo nanjye ngewe ngo
nanjye abantu turi kumwe haleluya umupira mirambo maze igihe Imana yari yemeye kurinkuraho kubera ko abantu bayigeretseho babona yuko nzayitiraho babona yuko ntazayitaho ariko itangazo Imana ikishije mu kanwa k'umugambi wayo witwa Nowa n'itangazo nzanye aya masaha rivuga ngo irembo umazeho igihe Imana iri guhagurutse igukuru kandi bari guhugisha mwishe ibi bitabo ubuganizaho usobanura naho neta arimo rero kandi birakurikiye irembo ry'Imana ngo muri kumwe umubwirire ngo aho bakubita ibanga hasi isa n'umukurikirwa mu bakomeye ukavuga mu bakomeye ukahakubitirwa unareka benshi hari igihe uba mu bakomeye ukahakubitirwa kandi uba mu bakomeye hari igihe uba uturanye n'abakomeye ukahakubitirwa ntibabimenye ko wakubiswe hari igihe uba ukomoka mu muryango ukize ukomeye wowe ugakubitwa batabizi ko wakubiswe igihe uba ukomeye ugahanaguriraho kandi ariko hari igihe ukubitirwa iwawe mu rugo ugakubitamo agatenge keza watambuka tukavuga ati imbere madamu w'umwana yarashimishwe byararangiye kuko warakubiswe hari gukubitamo agakosi ugakubitamo agaco wasohoka mu gipangu n'imodoka nziza tukavuga tuti dore umuntu watabara ariko reka nkubwire Imana irabizi ko n'ubu ubaheza cyangwa ukwiheza nuko uri ku irembo cyangwa yuko wahakubitiwe ariko Imana imbuto rwose yabizi icyo kugira Imana nuko yirebe abantu turi kumwe haleluya turagutunganira irembo ndacyahari turagutunganira irembo ndacyahari turi ijambo rivuga ngo Imana igukure ku irembo maze niryo jambo turiho wabyumvise niryo jambo turiho turagutunganira Imana ngo ndacyahari abantu bakiri imbere y'Imana muzamure haleluya uyu mwana kandi yasuzuguwe n'umuntu ukomeye iyo usuzuguwe n'umuntu ukomeye cyangwa uwo ukurusha igarage cyangwa ukurusha amafaranga umenye ko Imana nawe igiye kukuzamura kugira ngo ukomere ntabwo ushobora kurwanya n'umuntu wa feke iyo urwanijwe n'umuntu wa feke ukomeza uri feke ariko iyo urwanijwe n'umuntu ukomeye nawe uzakomera Imana irihinga ikwigishe uko abakomeye bamere cyangwa uko bagenda bashimira Imana ko Imana ari Imana yumva gusenga